hose ari amasuku nubwo nyirinzi ari ku muryango ahora yishyura uyabona kubwira ati ahubwo ndabitwara n'ibisigaye ndetse Rwanda Revenue ati nudasora nasigaye turakwereka amakuba n'ibyago bikuzengurutse udafite aho ufata nta hirya nta hino ntacyo wavugana n'umuntu amarira yuzuye ubona isi yagusize wumva igisigaye ari ugupfa uzi ko hari igihe ugera mu bigeragezo wa mugani kubivuga bikageraho bikanga ukumirwa ukicecekera amarira akagera hashira undi kwa muganga umuntu ni hano ugifite ko uri muri koma ntane hari igihe kikuvuga ko se ukirya urwara ntirugufate ukizine ndi umuntu mbaho simbizi ariko ukabona Imana imira kurengera kandi agaragara neza n'ibimenyetso ndetse bigera kuri 7 bikubwira ngo nubwo uri ku mutogoto w'ibigeragezo nubwo uri ku muhini w'abagome n'isekuru y'abatindi nubwo aho uciye hose badiha bakubitumirewe nabi ariko uri kumpera icyo kintu ugiye gukorerwa ibintu bidasanzwe yego dufite inyota cyambere kuba abantu bose bari barakwanze batagiye kugarukira kandi ntacyo urabona ukiri muri bya bibazo ukabona hose bari barakwanze barakugarukiye baragushaka baraguhamagara abari barakwanze bakugarukiye cyane cyane abo mwari muziranye uhuye n'ibibazo bakigendera ukagira ngo nimero ntikibaho kuko buriya nkubwire nkundira nkubwire akantu yego kuki bimera bityo kambwira iyo umuntu agiye gusuzwa na Satani arabimenya n'abahanuzi barabihanura yego nta makuru waruzi ntayo narinzi bose n'abatere ko barerekwa ati kana nyamara mu mureke buri Imana igiye kumutarira ati buri iri hafi gutarura mu buryo muri Bibiliya se barahari rwose yareba kurera isi ati nyamara ashobora agiye gukurwaho ati mushike ndabizi undi ati sigara hanje ati oya ntago nsiga n'abantu benshi agiye kuba umwami ngo iyo umuntu agiye gusubizwa ikirere cye kiroroha abantu bose bakakimonitaringa uko basanzwe rero nuba ngo nikuzima bamenya ko ugiye gusubizwa Satani amenye ko ikirere kiroroha rero hari abantu bafite ubwenge ukuntu abari baragutaye bose ukabona yitora toza nimero twarakubuze kutakiboneka tugukeneye hano ese uri he ngo tusengane acyo ni cyambere tuvuga uti mbo kirenda gipfumuye ko biri kose icyakabiri iki kintu kandi ucyumve utangira kugarura igikundiro ku bantu abantu bakagukunda bakwapresiya bakumva baguhamagara kanaka ko mwamubuze ntitugenda tutamubonye yaburiye hehe bikabona si ibi nibiki ko nyine mu gishe cy'ingunguru nubona ukitegereza mu buzima bwawe ukabona igikundiro wari ufite mu bantu kikubye inshuro nyinshi kandi nturasohoka mu kibazo uzavuga ngo amasengesho yanjye yarumviswe ukiri mu kibazo ukabona ariko icyo gihe ukuntu kiba kirimo cyitanganye n'icyambere kijyari mu inyoroshyo bitangira koroha biroroha ko buriya ugenda mu hano ugenda mu bintu ntago bisa kimwe bitangira koroha akumva guwe neza akumva araryohewe kuko batise uri he ngo tuvugane ngaho kamomo uko ni gikundiro amafaranga agukunda ubwiza bakagukunda afite agukunda ugasanga urasa neza yego icyo no cyerekana ko Imana iri mu nzira hafi yawe icya gatatu se gikomeye yego gutangira kubona utwa opportunity twiza ikora ikihutirwa gituma udaseba kagutwikira ushobora ntibangurije 100 aribyo ufite gusa kugira ngo yerekane ko ukomeye gahita ubimpa ugasigarurira nanjye nkazakwishyura mu rugo bazagusura muri famille gasanga wakusuye guhaye inyama bati kwa ntuzi ibintu byarakemutse muri make Imana itangira kuguhisha amaso y'abagome ni bya bindi bivuga ngo igukarange gupfundikiye cyo ntabwo mbizi cyo nivugo z'abantu bakennye wese bakanga upfundikiye gute yani imvugo yagitekerezo bajya babivuga agiye nabyo barakora biragice se yagupfundikiye ukanga gute kandi upfundikiye nujye byumva ubwo ngira ngo hari baba bashatse kuvuga ko ihisha hanze ko hari ikintu muri make iyo ukuntu bikora bishaka kurinda icyubahiro cyayo muri wowe yego kandi umuntu uzabaze nta n'umuntu Imana igivuga umuntu wishyira hanze wowe ku giti cye nta muntu Imana igishyira hanze niba azanagushuka bakana kanga Imana yamutaye hanze niyo yamujyanye muri rogise niwe bahijyanye Satani ni usebye abantu nta muntu Imana igisebye kuko Imana igiye kudusebya yahera ku murongo. Haleluya.
ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aho amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries, umuntu arisanzwe ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano. Ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza, kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu gikorwa kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'abera ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no munagira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha. Gusuje nanone ngo hayi ikaze ku bumwe bw'abera ministries, niho uri kuturebera. Amazina yanjye nitwa Jerry, ndi kumwe na Mushumba. Waramutse Mushumba, umeze neza? Ya, ndashima Imana, ameze neza. Ndashimira Imana n'abantu bayo bose, ndashimira abakozi b'Imana mwese. Nongera mvuga ngo rya jambo nkunda, seeds of joy, imbuto z'ibyishimo cyangwa z'umunezero, uremera abantu bashimisha. Imana bamugisha, murakoze kunyakira ku bumwe bw'abera ministries. Yego, mu gasuti keza, umva iki cyumweru cyakoze rwose. Imana umugisha bose babikoze. Imana izame icyo kuguha nkiguhe, kuko kuva twatangira iki cyumweru warampinduriye. Ndavuga ubundi hari ukuntu ukora ibintu bya inama surprise gusa, niko bimeze. Ubundi kirazira kuvuga ibintu uzakora ko ushobora kubinanirwa. Icyo kora ubundi impamvu abantu twirinda kuvuga ibyo tuzakora nuko ubuzi ko babinanirwa. Ibyiza atungura umuntu. Noneho reka nceceke, nayo ngiye kuvuga nti Imana izampa amafaranga ngo ugurire kofi. Wabivuze kera urahita uyizana akakubayeho nyine, kubwo ubwo umutego wawuguyemo. Yego, yivuga utari ko buriya Imana ningira neza ari ikintu nzakora, aho wari kugwamo utamanca ninze. So kwiga se turi kwiga, ariko yego. Uyu munsi ndagira ngo nganirize abantu ibintu bikomeye. Hari igihe uca mu buzima babaye. Yego, kandi ngo ari igihe uri mu nyirazo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, ngo reba bati ntibucya, ariko buracya bukongera bugacya, n'ejo bugacya. Ndashaka kubabwira ngo uri mu buzima bumeze buryo. Yego, uri mu buzima bumeze. Ngo yarebaga ngo amadirishya abandi bashima arungurukiriye kure. Yego, ni ibimenyetso birindwi bikerekwa ngo nubwo bukwiriyeho, intare zasamye, amagambo yakubanye menshi, udafite icyerekezo naho wanyuze ikibazo, ugiye gusubizwa byihuse. Nubwo amarira ari menshi pe, inkono zumagaye, igikoni kirimo isuku, ahantu hose ari amasuku, nubwo nyirinze ariko umuryango ahora yishyura. Oya, we nakubwira ati ahubwo ndabitwara n'ibisigaye. Ndetse Rwanda Revenue ati nudasora nasigaye turakwereka. Amakuba n'ibyago bikuzengurutse udafite aho ufata, nta hirya nta hino, ntacyo wavugana n'umuntu, amarira yuzuye, ubona isi yagusize, wumva igisigaye ari ugupfa. Uzi ko hari igihe ugera mu bigeragezo wa mugani, kubivuga bikageraho bikanga, ukumirwa, ukicecekera, amarira akagera hashira. Undi kwa muganga umuntu ni hano ugifite ko uri muri koma ntane, hari igihe yazo kikuvuga ko se ukirya urwara ntirugufate, ukazine
ndi umuntu mbaho simbizi ariko ukabona Imana imira kurengera kandi bigaragara neza n'ibimenyetso ndetse bigera kuri 7 bikubwira ngo nubwo uri ku mutogoto w'ibigeragezo nubwo uri ku muhini w'abagome n'isekuru y'abatindi nubwo aho uciye hose badiha bakubitumerewe nabi ariko uri kumpera icyo kintu ugiye gukorerwa ibintu bidasanzwe. Yego dufite inyota cyambere kuba abantu bose bari barakwanze batagiye kugarukira kandi ntacyo urabona ukiri muri bya bibazo ukabona hose bari barakwanze barakugarukiye baragushaka baraguhamagara abari barakwanze bakugarukiye cyane cyane abo mwari muziranye uhuye n'ibibazo bakigendera ukagira ngo nimero ntikibaho kuko buriya nkubwire nkundira nkubwire akantu yego kuki bimera bityo kambwira iyo umuntu agiye gusuzwa na Satani arabimenya n'abahanuzi barahanura yego nta makuru waruzi ntayo narinzi n'impamvu n'abatere ko barerekwa ati kanaka nyamara mu mureke buri Imana igiye kumutarira ati buri iri hafi gutarura mu urugero muri Bibiliya se barahari rwose yaruduye yareba kurera isi ati nyamara ashoboje agiye gukurwaho ati mushike ndabizi undi ati sigara hanjye ati waya ntago nsiga n'abantu benshi agiye kuba umwami ngo iyo umuntu agiye gusubizwa ikirere cye kiroroha abantu bose bakakimonitaringa uko basanzwe rero nuba ngo nikuzima bamenya ko ugiye gusubizwa Satani amenye ko ikirere kiroroha rero hari abantu bafite ubwenge ukuntu abari baragutaye bose ukabona yitora toza nimero twarakubuze kutakiboneka ko tugukeneye hano ese uri he ngo tusengane acyo ni cyambere tuvuga uti mbo kirenda gipfumuye ko biri kose icyakabiri iki kintu kandi ucyumve utangira kugarura igikundiro ku bantu abantu bakagukunda bakwapresiya bakumva baguhamagara kanaka ko mwamubuze ntitugenda tutamubonye yaburiye hehe mbi ukabona si ibi nibiki ko nyine mu gice cy'ingunguru nubona ukitegereza mu buzima bwawe ukabona igikundiro wari ufite mu bantu kikubye inshuro nyinshi kandi nturasohoka mu kibazo uzavuga ngo amasengesho yanjye yarumviswe ukiri mu kibazo ukabona ariko icyo gihe ukuntu kiba kirimo cyitanganye n'icyambere kijyari mu inyoroshyo bitangira koroha biroroha ko buriya ugenda mu hano ugenda mu bintu ntabwo bisa kimwe bitangira koroha akumva guwe neza akumva araryohewe kuko batise uri he ngo tuvugane ngaho kamomo uko ni igikundiro amafaranga agukunda ubwiza bakagukunda avuga agukunda ugasanga urasa neza yego icyo no cyerekana ko Imana iri mu nzira hafi yawe. Icya gatatu se gikomeye yego gutangira kubona utwa opportunity twiza uturaka amahirwe y'uturaka ubwo nitangiriro ry'ibyiza ko buri ibintu by'Imana ntikubita hasi gake yanarimba nkubwira n'ikimenyetso kindi cyerekana yuko nubwo uri hagati y'intambara n'ibibazo bikomeye nduru n'intambara ariko iyo utangiye kugenda ubona uturaka byita ngo nukorohereza umuntu ibirenge yego wari ukeneye ibi nibi ariko ntibikunze haje ibindi washaka ibi nibi ntibikunze ariko haje ibindi bakagenda nabyo bimenyetso byerekana ko hari ugutarwa kugenda guhari tangiriro ry'ibyiza riba ritangiye icya gatanu ni icyakane soro ni igihe abahanuzi benshi batangiye guhanura ko ugiye gusohoka mu bibazo kandi n'uwize guhanura wese ati Uwiteka aragutabaye n'utazi guhuma Uwiteka aragutabaye na rose Imana yagutabaye ariko buri gihe bakagura ko hari Imana yababwiye mu gihe ubona ko umuriro watse udafite inzira yo kunyura mu kibazo ariko Imana ikabiza kugiye kuhanyura neza yego abyumvise ko bimeze kukumva cyane nuvuga ngo icyo gihe n'urota n'abarotaguzwa n'abahise ku mugenzi mbega ariko bamaze kubona ikirere cyo kugiye kugira wa mugisha bagatangira kukuyegereza kugira ngo nutabarwa bazaryoherwe nta zindi mpuhwe iyi batangira guca amayira kandi wavuze ko bangura inzira bazigura hakiri kare wavuze ko na Satani uje gusubizwa yerekwa akabimenya cyane agahita yohereza abantu bazaza kuva makuru ya migisha cyane baraza kandi ko bakugira inshuti ati twaragusengeye nagiye kugira icyo gihe abahanuza bari bo bose utore rugiyemo urusengero rugiyemo ni wowe uvugwa ni wowe ugira gute ari naho ugenda bagiye kurondora agataka kurondora agize akavuga ngo mvuko Uwiteka avuze ariko wareba ugasanga byagutsikame ariko kabati biraje ntibizatinda n'abatazi guhanura n'abatabigira niki kandi ukabona ko abantu bagukunze ikindi kibigaragaza kugirirwa icyizere n'abantu bose
kugirirwa icyizere n'abantu bose. Kugirirwa icyizere n'abantu bose bishatse kuvuga iki? no kuvuga ngo ubundi iyo tuvuga ijambo icyizere si icyo mu kanwa, ni ikibifatika. Ati ngwino ngo utume hano hantu barakompera ibintu byigumanire. Undi ati nawe ngwino hano hantu bigende gutyo. None ukabona ugiriwe icyizere n'abantu benshi batandukanye, utazi iyo bavuye, utazi aho bahera, utazi icyo bavuga, utazi icyo bakora, mbega ku buryo ibintu bye bigenda mu nzira babyifuzagamo. Yego. Cyo wacyumvise? Nacyumvise. Bagitahoye. Nubwo uri mu bibazo, nubwo uri muri bya bigeragezo, ariko icyizere barakigufitiye. Kandi kubaza aho kiva n'uwabona gasa abantu bari baragiye. Ikindi kintu cyerekana ko ugiye gusubizwa, hari ukuntu Imana ikora ikihutirwaga. Yego. Akaba ari ikikora nko muri nanje kugusura, ikiyaranje gashaka ibyo kurya kugira ngo mpave udasebye. Ikora ikihutirwa gituma udaseba, kagutwikira. Ushobora ntibangurije 100 ari byo ufite gusa kugira ngo yerekane ko ukomeye, gahita ubimpa ugasigarurira nanjye nkazakwishyura. Mu rugo bazagusura muri famiye gasanga ruwakusuye aguhaye inyama, bati kwa ntuzi ibintu byarakemutse. Muri make Imana itangira kuguhisha amaso y'abagome. Ni bya bindi bivuga ngo igukarange gupfundikiye. Cyo ntabwo mbizi, cyo nivugo z'abantu bakennye wese bakaranga upfundikiye gute. Yani imvugo wagitekerezo bajya babivuga. Ngewe nabyo barakora birangice. Se yagupfundikiye ukaranga gute kandi upfundikiye. Nujye byumva ubwo ngira ngo hari baba bashatse kuvuga ko ihisha hanze ko hari ikintu muri make iyo ukuntu ibikora bishaka kurinda ikibero cyayo muri wowe. Yego. Kandi umuntu uzabaze nta n'umuntu Imana igivuga. Umuntu wishyira hanze. Wowe ku giti cye nta muntu Imana igishyira hanze. Ntibazana gushuka. Kana kanga Imana yamutaye hanze. Niyo yamujyanye muri rogisi. Oya. Niwe bahijyanye. Satani ni usebye abantu, nta muntu Imana igisebye. Oya. Kuko Imana igiye kudusebya yahera ku murongo. Ntiyabona yidushyira. Ubwo n'Imana itwimana nabundi ibintu byarakomeye n'ukuri. Imana itwimana. So rero ibyo bitangira kuboneka. Ikindi kimenyetso ushaka kubwira cya gatandatu gikomeye. Kimbwire nacyo ndagitegereje. Tangira kuba ikimenyetso kigirwa impaka. Mubaye buryo. Si umurokore arakijijwe, yego arakijijwe, ntitumwemera, agenda mwemera, sinemera amavuta ye, nemera amavuta ye. Naho ujye ubona bajya barwanya ubukwe bw'umuntu bukangabuka. Bose impundi bye, sinemera ijambo rye, ntimuzamunzanire ndamupinga, abandi turamwemera. Ubu ikimenyetso tu bana bakugiraho impaka. Siwe niwe ntasa kuriya ijambo gira sekana akaburya ati ni wabo ntibashoboye. Mbega okuburyo umuntu abaho atazi neza ngurinde, kuko yahuye n'abemera yuko udafite Imana barakwitiranye. Uhure n'abandi ati urafite Imana. Atubwaje musenyo ntacyo turi burye. Ati murebe nuko yambaye. Abandi bati yarashubije, ati ntiyashubijwe. Abandi batubanza yaragiye kuzimu cyangwa arabeshya. Babona usa neza ati yari itukuje. Kwibaza aho itukuje buza nayo kuryo nayo kwitukuza. Abandi bati nugasanga ubaye nk'iki yarahombye ntiyahombye aracuza ntacu. Bega abantu ukabona bagufiteho ikimenyetso ariko wowe ukabuza ukuri kw'ijambo ry'Imana riri muri wowe. Bari mu rujijo. Umenya neza ko ugiye kwinjira mu marembo ashima Imana ko ugiye gutabarwa. Yego cyane. Nagukurikiye. Abaranga umukobwa we bazaza bati muri kuri arashaje ati niyo dushaka. Ngo bafite ukuntu bamenya amakuru bakabyica ariko ntibikunde kuko Imana yatangiye kugira uri ikimenyetso kigirwa impaka. Yego. Nugira gutya ntazabikora, bakazana ibintu byinshi bitari byiza, ariko finally ukazabona ko ugiye kwinjira mu gutabarwa no kwakira ikimana yaguhaye. Yego. Sibyo? Nibyo. Ikindi icyo kikureba ni ukuba buho mu buzima utagira ijambo riguca intege nka mbere. N'umuntu yakubwira ngo urimbwe kumva avuze neza, kumva ntacyo bikuhungabanya. Harimo abantu bacibwa intege n'uruvugo. Nyine ntabwo baragera kuri finale yo gutabarwa. Ubundi ugiye kwa muganga bati turagutera urushinge. Yego. Ubwa mbere wicwa no kurureba. Arutagukozeho. Warubonye gusa ukuntu rumeze. Akavoma cya gishinge akapuriza gutya. Kavuga ati none arakinda. None biriya batera mu mutsi babafashe gutya nk'abagiye kujomba gutya. Iyo ururebye utangira gupfa rutarakugeraho. Ariko rumaze muganga wari rutarira ararukujomba pe. Wavuze induru ararumva kuba yarukwandikiye. Akubita mu mutsi ugashinyiriza abana bakarira ariko rukanga rukajyamo n'ukura. Yego. Agateramo wa muti.
rero umuntu wese uvuga ngo bamuvuze bandoye baramvuga ni wa muntu ureba urushinge ruri ku meza ariko wowe rwinjiyemo ntaba kivuga purize imiti byaruguma bacyanye batera ishinge 5 ariko bajyaga batera umutsi hano umva ndokerewe nuko nta kindi uri bukore. So rero iyo ukiri utarajya mu nzira yo gusubizwa ijambo ryose rirakuvuna. Nk'ubyo nibuka ko njya gusohoka mu ntambara nyene ngiye kwinjira mu zindi kuko intambara yimukirinde ariko ntibiba bingana rwose. Oya no kuri imwe ihindura uburyo burya akamubwira ko ngo ndwane intambara y'ibiryo nzarwana intambara yo kutabirya bihari ariko utabirya ariko sindwana ibyo guhaha no kubibura ko nta mva nkubwiza ukuri nta ntambara ntanyuze kugira ngo Imana impe gushinga bano mubwa berage narashonje naratutswe nambaye ubusa baramvuze barangambaniye papa yaranyanze nyagukura aranyanga umuntu utaranyanze mu buzima nk'abakobita ingoma y'abaporoso umuntu utaranyamemukiye ni mama wenyine ariko nawe hari ibintu yankoreye birambabaza mfite imyaka 18 kandi ntabwo nzavuga umubyeyi wanjye ntibibaho sishobora abisimbutse gusa ikindi kimbabaza ni kimwe kuba uyu munsi ufite ibyo kurya n'ibyo kunywa kaba nta mubyeyi wabiha iyo mpamvu nahisemo gufasha abarya abantu mba numva ari mama uri muri yego ndibuka mama ajya guhinga kazana agatebo k'ibijumba mwabihata ati mutabihata mukabyangiza umuntu agahingira ikiro kimwe cy'ibishyimbo 2 mudahata mukabazura none ugasanga naho ugeze mu rwego ibyo bitakimva aho kugira ngo nsengere ngo ndarye iki nasenga ngo Mana reka ngabanye ibiryo ngabanye yego kandi kugira ngo ndwane intambara y'igihumbi nzarwana intambara y'amamiliyoni izo ntambara zirarutana ko rikasaye aguri mu nyumba ariko kumva ako yo mpangane n'amajana nzahangana n'amamiliyoni ko ninyabona nzabambaye miliyoneri utakumva rega n'utarashonje ariko ntatabyumva buri abantu benshi ubuse hari umuntu udukurikiye utarashonje ukada utazi ko inzara ijyana yabigwe na nyina wundi twe turabizi rero ntago nyine tubwiye hari icyo bita gusonza no kubaho utagira ibiryo noneho kandi icyo ushaka kubwira noneho iyo urwana intambara ziciriritse buri gihe nawe ubuciriritse wagombye kurwana intambara z'amamiliyoni nizo zigira dimension kuvuga ndarwana na miliyoni 100 banke yampaye noneho urwane nazo urwane n'ibiki ukore n'ibindi byose uhangane n'ibintu hose guhangana n'imibu n'amasazi hazakuramo iki so cheap so rero utangira kumva nta magambo akuvuna umuntu akwita imbwa kumva nacyo bikubwiye yakubwiye atari kubundi uri umuswa ntabwo nyigira kumva nacyo bikubwiye kuko muri wowe ntugira amagambo aguca intege menya ko ugiye gusubizwa. Icya kabiri kumva inkuru mbi yose kuri wowe ukumva bakwigira mu masengesho ntago uruvuga ruba rukiko nta stress ufite kandi naho ntubona hari abantu bagira gutya ngo giye ngo ntabwo na bire no yaravuze bire ariko ngo ntukarye ibyo kurya by'ijisho ribi ariko umuntu ugiye gusubizwa aricara ukamutuka kabirya ibiryo bikanyura bitutsi bikanyura ubwo so bawungutse ninde nuriye nyine undasakuriza iki gihe usanga kandi ikintu kiza kiba kirimo ugira amagambo ahumuriza abandi kabone n'ubwo uri mu byago yes urabahumuriza wowe ubwawe uri cyari muri bya bibazo ariko ufite kubahumuriza yego kandi ukumva nta kimwe nagutwaye kandi ufite umutima unyuzwe kandi ukumva akamenyetso kanyuma tubona dusoze ugira ubuzima bushima ntabwo utabura ariko Mana biva wumva ufite ubuzima bushima uratuje kumva urashima kwitotomba byarahagaze kumva urashima iki ni cyo ugashima 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 mbega ukumva uri kuri level ituma sendereye amahoro wumva niko babyaje Imana guhumugisha ibyo bimenyetso rero ubonyemo kimwe nubwo umuriro gucanyeho menya ngo ninjiye mu birere byanjye yego ikindi kubona umuntu wagufasha akantu gato mu buzima ugiye gucamo iba ari inzira kandi umenye ko igiye kubikora ntihera muri famiye ikoresha n'udatekereza abantu utatekerezaga good ndagushimiye mushumba wakoze Imana guhumugisha amen.